Urabona ko mba ngeze kuri cya kiraro cyacu iwacu. Naba narabaye muremure ku buryo ahantu ntahaca. Wabaye muremure nabonye. Uraho neza Dady? Agara, Karame karame. uraho uraho. Muraho. Urakomeye. Ndakomeye nta kibazo. Dore amatungo wampaye ingahe? Yego. Waya Izi ngizi n'izindi wana. aya ni amatungo wampaye. Ni ya macunga. Urumva ko ibintu byabaye Ndashima neza. Imana kandi. Urakoze cyane Dady. Murakoze cyane Dore kabisa. n'imfizi yawe. Iyi ngiyi ubwo bayita imfi cyangwa bayita isa ko imifuka tugakora. Dukuramo hariya agaposite wigeze gushyiraho. Ndakabona. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Eyo wasama people reka nizere ko mumeze fresh sana kandi reka nizere ko ibintu ari bombastic. Ni wa muhungu wanyu nyiramasimi n'amakombe nyirukaka ukubitira umwanzi arenzega kagarura muzo kwe manase negeze ni kuzamba bwo nataye saro risakara mitima yaromana maye people ndabashujeho muri hose intara amajepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'iburengera bagarye namwe mujyi wa Kigali namwe ntago nabadiwe ndetse nabo hanze y'igihugu naje kumenya neza ko kwa bintu gufi kose ntago wasohoka hanze ngo were kubona igifu mvugira uti disability is not inability kude shapo kubakunze bara Africa TV abantu bakoze subscribe kuri Africa TV ndetse n'abandi mwese muteganya kuyikora amahoro y'Imana kubiza abane namwe ndabakunda cyane ntabwo nge na rimwe nzahema kubazanira ibyiza ntabwo na rimwe nzigira mpema kubagezaho ibyo mushaka ibintu byubaka ibintu byiza ibintu bimeze fresh sana kabisa none nako nababwiye ndi mu karere ka Rwamagana none ngeze mu rugo bambwira yuko Dady wanje adahari yagiye ngo hepfo ku kiraro cy'inka impamvu navuze ati reka manze musange urumva nigeze mu rugo nsanga naho hari ariko ngiye kumurura nyine ku kiraro cy'inka abari mu mirimo udakura ntakarye udakura ntakarye we are here to hustle we are here to pain and after pain we gain kandi kubyo ibyo bintu we are here to hustle we are here to pain to be pain kuvuga ngo nyine turi hangaho kugira ngo duhasoringe no kubabara n'uburibwe bwinshi cyane to pain ariko afite ibyo byose tuzagera gute tuzagayininga sibyo numva ibyo bintu babiri bombo crack nabona ko mba ngeze kuri cya kiraro cyacu iwacu angani mu rugo mana ese urubona nirirwa nyoboza ngo ani karame Dady bari bambwiye kuri hangaha mu kiraro ndavuga ati ne kwiriwa nk'ugo ruzamuka reka nkugireho kugira ngo ibintu bigende neza cyane hano inyuma hano hace ntari ahangaha izindi ariko mwazahuye reka da ubu zigaruka nka ryari mwese ko turi bagufi reka da ndi kubona rwose ibintu ari byiza cyane ahantu ndacahera mbona naba narabaye muremure ku buryo ahantu ntahaca yarayujuje. Uraho neza Dady? Agara, karame karame. uraho. Muraho. Urakomeye. Ndakomeye nta kibazo. Dore amatungo wampaye ingahe? Yego. Wayabonye? De nandi ngari ya munsi y'amanjwari. Kabisa Imana ishimwe. Imana ishimwe narayazanye nakwanga yewe. Kugaburira inyana. Kangufashe. Ubu iryo bungana iki? Irarya gatirya mu mufuka wese iba yawurangije. Reka da. Ubu bwatsi bwabyoroshye kuba wabubona aha hantu. Ni danje ndagerageza ariko nkabubona. Nicyo cyari kinanye kugihe reka tukirekere ubwo kize kugira ubwo kirari. Kugira ngo itaza kubumara n'izindi zose zikabura icyo ziza kurya. Ubwo ni ikimasa. Ariko ajye ubwo ngubwo hano hari inka zingahera. Hano bafite inka imwe. Amezi irenda kubyara.
ifite amezi yenda kubyara. Eh, Iki ni icukije. Indi yo yagiye ku gasozi ifite amezi n'ubundi. ifite amezi yenda kubyara rwose wenda mu kwa 10 mu kwa 11 izayibyaye n'ubundi. Amata ko nzayanywa buri munsi Ah, dada. uzajya uyanywa. Aya mata ko numva Eh, kuruma ngiye kugira itoto gadi. eh. Ari mu kugamba bwati mwohereza akabido k'amata. Oya, Tayari uko kabisa. bikwiye ndabikwemereye urumva Cyane. cyane. Eh. Amatungo w'amazi arenga atatu wazibonye. Eh. Gadi ariko sa uri kuzibona izi matungo yacu. Zayizi rero. Dore ngizi. Izi ngizi n'izindi wana. Naguheni. Amafata nanjye ariko kunanira. Umva ni sawa Aya cyane. ni amatungo w'amazi. Nani ya matungo. Numva ko ibintu byabaye Ndashima neza. Imana kandi. Urakoze cyane dadi. Urakoze cyane Dore kabisa. n'imfizi yawe. Iyi ngiyi ubwo bayita imfi cyangwa bayita isake. Umuntu ayita imfizi yawe. Ubwo ni imfizi ariko byose n'ubundi nta ribi. Dadi mwari mumeze mute? Turaho turashima Imana. Nishimiye kongera kukubona. Yego Mana. Nishimiye kongera kuganira nawe. Hari hashize igihe kinini cyane. Nishimiye ko kandi hari udutungo waguze. Nishimiye yuko unameze neza. Cyane. Ni ukuri kw'Imana pe. N'ibindi byose rero bizagenda neza mu mahoro. Bizagendamo amahoro rwose. Yego. Nizera ko umeze neza ariko. Meze neza. Njye nari mbakomeye ndavuga ati njye reka nze mbanze mbarebe. Ndakomeye. Akantu k'akabazo kamfasha muri iyi minsi. Ni ak'abana bazava ku ishuri. Ndamenya aho nzakura ngo aha bizava. Oya ukuvuga ngo ibyakozwe bwa mbere uko byaza kose n'ibindi byose bizagenda bikunda. Kuko wumva bwa mbere baragiye. Iyo bagaruka mu mijo bundi nabo Imana izabigenza ukundi kuntu. Kandi turabyizeye neza ko twizera mu Mana. Yego cyane rwose nicyo gukundira. Nicyo ngukundira. Twizera mu Mana twizera ndetse no mu gukora kwacu. Ibindi byose Imana ikabihereza umugisha. Yego yego. Kabisa. Umva rero bizakunda ndetse bizakunda cyane. Cyane rwose. Yes dadi none se ahantu hose nahawe ubu ngubu ura? Ahantu rero nahanjye. Ariko nta bushobozi mfite pe ndashaka uburyo nahahinga iby'abana babikomeye. Ariko harahari. Umuntu abonye icyo kuvuga ngo ndahinga. Niba uzarangiza rero nukaza ukamubwira ntumbaze. Oya. Njye noneho njye ndi tutaravu. Akazi ko ngiye guhinga nabyo ndabishoboye. Aha numva aho hose nahanjye. Ubwo urashaka kwagura nanga ukahinga hose. Nkahinga abana bakona ibyo bagira gute barya urumva byaba ari byiza cyane. Ubwo bivuye ngo ni muri ya gahunda yo gukora amaboko mifuka tugakora dukuramo hari agaposite wigeze gushyiraho ndakabona urimo gutema insina byuka irabyuka umva yaranyemeje narayikunda. Yego byuka urumva nta kwicara ubundi ni ugukora kugira ngo twibesheho tubeho abantu babeho tugire ubuzima buzima. Nguvuga ngo iki gisambu cyose urashaka kugihinga wavugurura ahantu hose wavugurura uhinga. Urabona mfite nk'imwe ntabwo izananira nzayishyira mu kiraro. Uzayishyira mu kiraro ubundi utangire ukora. Ubu tugeranije ubu ngubu hano hantu uramuka urumva ngo habanza kurima ukaremura. Habanza kurima wamara kurima ugateramo imyumbati ejo bundi ukazashyiramo ibishyimbo nuko ukahakora neza uko gutinda hakoze. Na ya nkiri hariya kara ni agafumbire. Urumva ko n'ifumbire wari uyifitiye. Mba nyifitiye yanjye. Ubwo wumva no gufumbira ntabwo imyaka rwose yakirwa. Ntabwo yakirwa ingora rwose. Wumva ikibura no kuzashaka abahinzi banadufasha guhinga. Byakabyizikanye ko nzaza ukagwana kakwemereye. Urakoze cyane. Urakoze pe. Uwume ahantu tuhahinga cyane kabisa. Tuhahinge hagaragare menye ngo abana bafite ibyo kugira gute byo kurya ariko byaturutse mu murima wacu. Mu murima wacu. Yego. Uko nawe nakweretse hari inyuma naho hari. Iri inyuma ubwo ugeze kwa nyereka cyo gihe hari hateye imyumbati ndakeka. Harateye imyumbati kandi nabonye hahinze neza. N'ahantu uri kubyasa kose havuka umurimo umeze bya. Rwose urahari se. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arimye nk'hano hantu urabona ko hano ntabwo aherutse guhinga. Buriya ni ikintu umuntu ashobora kuba yahatera nyine kugira ngo kikere. Ukaba wakubitamo ibishyimbo n'imyumbati hanyuma bikazamukira rimwe.
noneho nyuma warangiza ahubwo tugiye gushyiramo ibindi bintu runaka ariko nibyo bintu wabanzamo nta kuvuga ngo yewe ni ukuvuga ngo ni imyumbati n'ibishyimbo eteri iyo myaka se ubwo nta kindi gishobora kuba cyahera ubwo numva nahita mashyira nk'ibirayi nabyo byahera kuko ifumbire ndayifite ifumbire irahari ifumbire rwose ihari mana yanjye nta kintu kitahera ahantu hari ubwatsi bumeze gutyo ubu ngubu n'ibindi bintu byinshi cyane byahera nta kintu kitahera byera mu kabande ibintu byera mu kabande bitakwera imusozi umva nta nacyo ikintu kijyanye n'imboga hano ntabwo byashoboka kijyanye n'imboga ngaha ntabwo byakunda haba hameze nyine nk'agize hano nta n'amazi ahagije kuko nabwo n'umuceri buriya muceri ntabwo waza ngo utere aha ngaha reka ntabwo byakunda ni ku gasozi aha ngaho n'ubu tuvugana uhahinze neza ko ugiye guhinga inanasi ahazahaba pe ahazahaba zahaba bye kuvuga ngo uzihinga muri cya gihe imvura igwa ariko n'izuba rivuye ziba zimere neza ni ukuvuga ngo inanasi zo no mu gihe cy'izuba zibasha kuba zagira cyane rwose cyane aha ngaho uzihahinze uko byagenda kose zahaba zahaba icyo nzi cyo ni uko ibintu bizagenda neza niyo abantu bakora nko ku mifuka bagakora ese bagashaka ibibatunga cyangwa se ibibabeshaho numva ibintu biba byoroshye cyane yego dadi rero reka tugushimire yuko utweretse ko byaza kose ibikorwa uteganya kuba wakora ibikorwa uteganya kuba wakagura muri byose ndetse n'ibiteganya kuzageraho ngewe nkunda kwizera mu Mana sinzi ari impamvu mba nizeye ko Imana izabikora kandi idufashije gusenga ndetse no gukora cyane reka tugushimire rero ko wemerewe kuganira natwe kandi reka tugushimire kubwo amatungo ufite ndabizi neza n'igihe gitaha Imana izadufasha twongere tubona andi ubundi ibintu birusheho kuba neza cyane ubutunzi nagura ubuhinzi ubundi bw'umuhinzi mworozi cyane kabisa rero reka tubashimiye cyane abantu bakomeje kubana natwe kugira tutanye ikiganiro ndetse kugira dushoje reka mabwire ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana ikomeze barinde cyane ndetse mushimire n'abantu bakoze subscribe kuri Afrique TV Imana ikomeze ibahaze umugisha ndetse yaze kwifuza kwanyu ndakunda cyane tutaona na siku ingine L'Afrique TV, spreading laughter, inspiring hope.